Muraho neza, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ushobora kubona amafaranga yo gutangiza business bitagusabye kujya muri banki. Uyu munsi turavuga ku kibazo abantu benshi bibaza buri munsi, aho bibaza bati ko nshaka gutangira business ariko simbona amafaranga nabigenza nte. Abantu benshi batekereza ko kugira ngo utangire business ari ngombwa kujya muri banki cyangwa gutegereza invest umuntu uzagushoramo uzaza kugira ngo agufashe. Ariko reka nkubwire ukuri, dore ikintu cya mbere ugomba kwitaho. Abantu benshi batangiye nta banki, batangiye nta baterankunga, batangiye nta miryango ibafasha, ariko bafite igitekerezo gikomeye n'ubwitange. Iyi video igusobanurira uburyo ushobora kubona amafaranga yo gutangira business atari ngombwa kujya muri banki, kandi byose bishingiye ku bumenyi, uburyo bwiza bwo gutekereza ndetse n'ubushishozi. Dore igice cya mbere, icyo abantu bakunda kwibeshyaho cyane. Abantu benshi batekereza ko amafaranga ari yo soko y'iterambere, nyamara ukuri nuko ubwenge n'igitekerezo ari byo bifite agaciro kurusha amafaranga. Hari benshi bafite miliyoni 5 ariko ugasanga ntibazi uko bazikoresha neza, ejo ugasanga bahombye. Ariko hari abandi bafite igitekerezo cyiza, bakagira discipline, bakaba intwari, bagatangira n'amafaranga make, ariko bakubaka ubwami bukomeye, ugasanga nabaherwe. Icyo ugomba gutangira gukora mbere y'ibindi byose ni ugutegura business idea, igitekerezo cya business yawe, ndetse ukagitegura neza cyane. Ahangaha ugomba gutangirira ku bintu uzi cyangwa se wumva cyane. Ugomba kumenya ikibazo abantu bafite, bityo ugashaka uko wagikemura. Ugomba gutangirira ku rwego rwawe aho waba uri hose. Iyo uzi icyo ushaka gukora, nibwo ushobora kumenya uko wagishoramo amafaranga make cyangwa uko wayabona mu buryo butari banki. Reka turebe inyungu yo gutangira udafite banki, ubundi ibyo byakumarira iki. Burya hari inyungu nyinshi mu gutangira business udafite amafaranga ava muri banki. Icya mbere, nta nguzanyo igukurikirana, nta kugukanga ngo bazagutereza cyamunara kuko nta nguzanyo yabo warafashe. Ikindi kandi utegura gahunda yawe mu bushishozi, wiga gucunga amafaranga make neza, nta n'igitutu cyo kwishyura n'inyungu ziri hejuru kiba kikuriho. Ibi bituma business yawe ikura mu buryo bwiza, wowe ubigizemo uruhare, ariko bisaba ikintu kimwe gikomeye, ni ubushishozi n'ubuhanga mu kubona amahirwe aho abandi batayabona. Dore uburyo 7 rero bwo kubona amafaranga yo gutangiza business bitagusabye banki. Uriteguye tujyane se? Dore uburyo bwa mbere ni ubu ngubu. Ugomba gukoresha ibyo ufite ubu ngubu, icyo nakwita leverage what you have. Ntugategereza amafaranga, ahubwo tangira n'icyo ufite. Niba ufite telefone, uyikoresha ukore marketing online, utangire kwamamaza ibikorwa byaba iby'abandi cyangwa se byaba n'iby'undi muntu, icyo gihe azaguhereza amafaranga niba bigura. Ikindi kandi niba ufite ubumenyi, ushobora gutangira kugurisha service. Niba umuntu akeneye gukora iki kintu kuko wowe ukizi, uzagenda ukimukurire kandi azakwishyura. Ibyo ni ukuri guhari. Niba ufite inzu, niba ufite garage cyangwa ukaba ufite icyumba, ahangaho ushobora kuhahindura aho ukorera, bityo amafaranga batekerezaga yo kuba wakodesha inzu ntiwongere kuyakenera. Amafaranga menshi burya atangirira mu gutekereza ku bintu bihari, ntabwo ari gutekereza mu bintu bitagaragara. Hari abantu bagira inzozi ndende, ariko kugira ngo ugire inzozi ndende biba byiza ko zigomba kuba ziri smart. Ukareba ese izi nzozi ngize nzabasha kuzigeraho. Ntabwo watekereza ku bintu biri birebire cyane ngo wumve ko uzabigeraho nyamara ubona nta n'igishoro cyo gutangira ufite. Bisaba ko uhera ku byo ufite hafi, bimwe bitari bukugore, ahubwo bikagenda bigufasha gutera intambwe, bityo ukazisanga wageze kuri bya bindi bihambaye. Icya kabiri, ushobora gufatanya n'abandi bafite intego imwe nawe, ikizwi nka partnerships. Burya nshaka inshuti cyane cyangwa abantu mufite inzozi zimwe, bityo mufatanye. Umwe nazana igitekerezo, undi akazana ubumenyi, undi akazana igikoresho, undi akazana amafaranga, muzakorana kandi mwunguke, usange cya gishoro urakibonye, mufate ingamba zisobanutse. Ibyo ngibyo bizagabanya igitutu cyo kubona amafaranga wenyine. Ubundi buryo bwa gatatu ni ugukoresha ubumenyi bwawe nk'ishoramari, ikizwi nka skill investment. Iyo ufite ubumenyi runaka nko gutunganya amafoto, gukora design, gukora inkweto, kwandika cyangwa se kuvura, ubwo ibyo ni bike muri byinshi mvuze, kuko nawe hari icyo usanzwe ubona washobora nyine gufasha abandi. Icyo ngicyo nicyo ugomba guheraho, bityo kikakubera igishoro. Iyo ufite ubwo bumenyi rero, bushobora kukugabanyiriza amafaranga yo gutangira business. Urugero se, niba ushaka gutangira boutique ariko ukaba udafite amafaranga yo kugura stock ibyo uzashyira muri boutique, ushobora gutangirira mu gukora icyitwa pre-order.
Pre-order ni ukuvuga ngo umukiriya arabanza akakwishyura, bityo nawe ukabona kugura igicuruzwa, noneho ukabona kukimugurisha. Ni uko nguko bigenda. Abenshi mu bantu bacururiza online nagiye mbona babikora, ugasanga afite website ashyiraho ibicuruzwa byose, noneho wamukenera ukamwandikira kugira ngo akoherereze icyo gicuruzwa, ukamwishyura then akajya kugishakira ahantu muri depo runaka akakikuzanira, bityo agakuraho inyungu yiwe. Urumva badacuruje kandi mu buryo bworoshye. Icya kane rero ugomba kwitaho ni ugukoresha social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga nk'igishoro, ikizwi nka digital leverage. Muri iki gihe social media cyangwa imbuga nkoranyambaga ni banki ya generasiyo yacu pe. Kora konti ikomeye, ushobora gushyiraho content yerekana ibyo ushobora gukora, bityo icyo gihe abantu bazagutegera, abandi baguha amahirwe, abandi bagusabe ko mwakorana. Hari abatangiriye kuri TikTok cyangwa Instagram, none ubu ngubu bamaze kuba ibikomerezwa, ni abaherwe twese tuzi, kandi ntabwo bigeze bajya muri banki, ngira ngo nawe urabyumva neza. Uburyo bwa gatanu ushobora gukoresha, bityo rwose ukabona amafaranga yo gutangiza business bitagusabye kujya muri banki, ni ukugurisha ibitari ngombwa, icyo nakwita asset conversion. Ahangaha ibyo udakoresha ni igishoro kitagaragara pe. Niba ufite telefone ebyiri, iya kabiri ushobora kuyigurisha, bityo ikagutangirira business. Niba ufite imyenda cyangwa ibikoresho udakoresha, bigurishe ku rubuga rwa Facebook cyangwa WhatsApp, cyangwa nubona n'undi muntu bikeneye ube wabimugurishaho. Buri kintu gifite agaciro burya gishobora gutangira inzozi zawe, kikakubera igishoro cya business yawe. Uburyo bwa gatandatu ni ugusaba support cyangwa se ubufasha ku bantu bakuzi, abo nakwita nka friends and family support. Ahangaha ntukabone ko kubaza abavandimwe cyangwa inshuti ari ugusaba cyangwa ari ugusabiriza. Niba ufite business idea, ufite igitekerezo gifatika cya business, begere ubereke uko business yawe izunguka, ubereke uko business yawe izakora, nuko uzashobora kubikora. Abantu benshi bazagufasha niba babonye ubushobozi n'ukuri mu byo ukora, nta kabuza rwose bazaguhereza amafaranga, bakugira inama kuri buri kimwe ubashe gutangira. Ufite projet nziza, ninde muntu utagushoramo amafaranga mu gihe abona kwizunguka, mwembi mukabigiramo inyungu. Iki ngiki ugomba kugitekerezaho. Uburyo bwa karindwi ngira ngo mbari nabwo sorezaho ni ukwiga gutegura business plan, ariko itari bugusaba igishoro. Business yanjye ndayipanga gute ariko nta mafaranga arimo? Ibi ndabyita zero budget plan. Ibi ni ingenzi cyane kuko ugomba gukora business plan ikubiyemo icyo ushaka gukora, abakiriya bawe, aho uzakurikiranira isoko ndetse n'ibikoresho bikenewe. Iyo ubitekereje neza usanga hari byinshi wakora bitagusabye kuguza amafaranga muri banki, cyane ko hari business nyinshi zatangiye n'ibitekerezo gusa, none zikaba ziri gutanga akazi ku bandi. Burya se wari uzi ko amafaranga menshi asohoka aho utayakekaga? Benshi baravuga ngo nta gishoro mfite, nyamara buri cyumweru usanga barya ku mafaranga menshi mu bintu bitari ngombwa. Urugero, guhora kuri data nyinshi zidafite icyo zikumarira, ubwo ndavuga barabirirwa bascrollinga kuri za TikTok, za Instagram. Megabyte ni ikintu utabura muri telefoni yawe, ariko ugasanga nukwirirwa scrolling ureba ibyo abandi bakoze bidafite ikintu na kimwe biri bukwinjirize, ahubwo ari ukugutwarira umwanya. Izo megabyte zavamo ikintu gifatika. Icya kabiri, burya abantu benshi bambara ibintu bihenze kugira ngo bakunde bagaragare neza, ariko se nugaragara neza mu mufuka ari zeru, biraza kukumarira iki? Kwitabira ibirori cyane ugasanga niwe mu bantu baba bashyushye cyane uri imbere, mu by'ukuri nta nyungu bifitemo. Ibyo nabyo ntibikudindiza cyane. Ugiye gushyira hamwe ibyo usohora buri cyumweru, muri ibyo byose navugaga, ushobora kubona ko ibyo byose byaba intangiriro ya business. Ikibazo rero ntabwo ari amafaranga make, ahubwo ikibazo ni imikoreshereze mibi y'uburyo ki ukoresha amafaranga yawe. Nsoza, reka nkwibutse ibintu bitanu bizagufasha gutangira business yawe niyo waba nta banki ukoresheje cyangwa se ngo ube wasaba inguzanyo ahandi hantu. Icya mbere, ugomba gutangirira aho uri ugakoresha ibyo ufite. Icya kabiri, ugomba gukoresha ubwenge, ntabwo ari amafaranga gusa ukeneye. Icya gatatu, ugomba gushaka abantu mufite intego imwe, bityo bakaba bagufasha cyangwa se mu by'ukuri mukaba mwagira ibyo muteranya. Icya kane, ugomba kwiga gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'isoko ryawe, hahandi hari abakiriya benshi. Icya gatanu, ugomba kwiyigisha ugakomeza ukabikora, kuko ubumenyi nicyo gishoro cya mbere kitishyuzwa. Nta muntu watangiye afite byose, ariko buri wese watinyutse gutangira yageze aho akeneye kugera. No investment, no income.
nta gishoro nta n'inyungu, ariko igishoro cya mbere ni wowe ubwawe. Tangirira aho uri, ukoresha icyo ufite, kandi ndabizi neza bizagenda neza. Imana ikumere umugisha. Wakoze kubana nanjye, kanda subscribe ubundi usangize n'abandi iyi video kugira ngo nabo bamenye ubutumwa buyikubiyemo. Ngiye tuzongere duhurire mu kindi gice cy'iki kiganiro kibanda ku buryo ushobora kubona amafaranga mu buryo bworoshye, gutegurira ndetse nkakugezaho umunsi ku munsi isa